ahangaha njye na mfite wanjye twari dufashe umwanya tuvuga ati reka tujye gukora siporo, twari tumaze iminsi tudakora siporo. Aho n'undi ni channel ya BV Media TV turacyakomeza kubatamo. Aho ngaho Bertrand yari ari kumwe na mushuti we Olivier, inshuti yacu kabisa, inshuti ya BV Media TV. Turi gukora ishifoma dushishikariza abantu bose gukora siporo. Siporo ni ingenzi kabisa. Aho ngaho twatugeze muri siporo speed ya danger, tubona ko tuba turi kumyuka ma pompage twiruta nta gucika intege kabisa. Tugenda gake gake aho ngaho twatugeze mu mwanya wa basket. Ugatereka BV Media TV turebe umwana yaraducenze ugatata we. Twarasebeye kabisa. Gusa ngaho Bertrand avuga ati ngiye kanze nkwemeze. Turanze. Nanjye ndashoboye nge nono byaranyuye byatari nadundaga yandi gukina kadenesi. Avuga ati rero ibintu si ibyanjye kabisa. Ibintu si ibyanjye bireke, ibi si ibyaye kabisa. Ariko ngo nabushenyuka ngo nakomeje uvuga ati nagamo biranga zero bye byanze ku munota wa nyuma. Nawe nagize ndavuga ati rero sasa reka nze nkwereke, sibyo nze nono umuntu undi ajya mu byo ashoboye. Bati kanze sasa nkwereke mucengera umwana umupeti. Birananira ubundi byaje ni sport shifoma ngo nari kumwe na Bertrand ni BV Media TV turi gukora utuntu tw'udushifoma. Turavuga ati biranze twitayire kabisa. Twafashe gahunda turavuga ati rero tujye mu rugo dukora ibintu bya siporo, nubwo ari ibintu byacu ariko ijoro ryatari twe tunaniwe. Tuvuga ati dutahe tugera ku kabari tujyeyo, nitwemerera inzoga none nta muntu ukora siporo upfa kumwita nk'inzoga. So bye mukore siporo, ni ingenzi kabisa mu buzima.